yamenyekanye nka GUSTAVE yica benshi mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abari baturiye igice cy'amajyaruguru cy'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'abari baturiye uruzi rwa Rusizi. Iyi mvuga ni ingona rutura yabaye inzozi mbi ku Barundi guhera mu myaka y'1980 aho yagendaga yica abantu hirya no hino, bamwe ikabarya abandi kabanywesha nkeri kugeza bashizemo umwuka. Ibi abahita babyumva vuba n'abatuye muri Gatumba muri iki gihugu cy'u Burundi, kuko ari bamwe mu bagiye bahura n'iyi ngona. Iyi Gatumba ni umujyi muto w'ubucuruzi ariko ukora kuri uru ruzi rwa Rusizi. Mu mwaka w'1978 umugabo w'umufaransa wari uje mu gihugu cy'u Burundi mu rugendo shuri rwo kwiga ku bijyanye n'ibikururanda binini by'umwihariko bifitanye isano n'uruzi rwa Nili, yageze muri iki gihugu akubitana n'amakuru y'iyi ngona muri iki gihe itaragiraga izina ryihariye, abari wibatiza iri zina rya GUSTAVE. Maze uyu mugabo ashishikazwa cyane n'ayo makuru bitewe n'uko yari umuhanga mu by'ubuzima bw'ingona ndetse no kubungabunga inyamaswa. Iki gihe yahise atangira gutegura umushinga wo kuzahiga iyi ngona kugeza ayifashe. Nyuma y'igihe cy'imyaka 20 ari muri iki gihugu cy'u Burundi, no kuvuga mu mwaka w'1998 yaje kujyana iki gitekerezo cye muri Minisiteri y'Ibidukikije. Maze icyo gihe bitewe n'uko iki gihugu cy'u Burundi cyari kiri mu ntambara, ubusabe bw'uyu mugabo bwarakiriwe, gusa bamubwira ko agomba kubikora mu buryo budatinze, igihe cy'ihinduka ry'ingoma y'ubuyobozi kikazagera yaramaze kubisoza, kuko bamubwiraga ko iby'ubuyobozi biramutse bihindutse atarasoza ibi bikorwa bye batamwizeza niba bazakomeza kumucungira umutekano. Muri iki gihe igihugu cy'u Burundi cyari mu ntambara y'imbere mu gihugu. Iyi yari intambara yatangijwe n'urupfu rw'uwari perezida w'u Burundi wanafatwaga nka perezida wa mbere w'iki gihugu wari warashyizweho n'abaturage bamutoye, Melchior Ndadaye. Yishwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 hari mu mwaka w'1993. Uyu mugabo w'umufaransa yemeye igihe yari ahawe na Minisiteri y'Ibidukikije, ndetse kuko yumvise bigiye kumusaba ingufu nyinshi asanga atabyishoboza ari we nzobere wenyine, maze nuko atumaho abandi bagenzi be babiri baza kumufasha. Mu mwaka w'1998 ikusanya ry'amakuru rishingiye ku buhamya nibwo ryatangiye, rikurikirwa no gukora inyigo kuri iyi ngona ngo bamenye aho ikunda gukorera ibikorwa byayo byo guhiga ndetse n'ibice ikunda kuruhukiramo. Ni igikorwa cyamaze igihe kirekire, kuko iyi ngona hari igihe cyageze barayibura, hatangira kwiga ubundi buryo bwo kuyishakisha bakoresheje ama air balloon cyangwa se ibipurizo bitembera mu kirere. Ibi byose ni bimwe mu byagiye bituma igihe cyo kuyihiga ndetse n'igihe cy'itangira ry'umushinga gisa naho gitinze. Byavuye mu mwaka w'1998 birinda iyo bigera mu mwaka w'2002 igikorwa nyirizina cyo kuyifata kitaratangira, ahubwo bakiri muri ibi by'ikusanya-makuru, haba mu bayibonye, abo yafashe bakarokoka ndetse n'ingona ubwayo. Mu mwaka w'2004 igikorwa nyirizina cyo gufata iyi ngona cyaratangiye, gusa iyi nyamaswa bari bagiye kwikorereza ni inyamaswa yari yarisha abantu amagana, yarananiye abahigi gakondo ndetse yarananiye n'amasasu y'imbunda z'amashini gani yagiye iraswa n'abasirikare. Gusa aba bari bagiye kuyifata nabo kuri iyi nshuro bari biyemeje guhangana nayo. Iyi operasiyo yo guhiga no gufatira Idayimoni rya Tanganyika nk'uko bamwe bitaga iyi ngona GUSTAVE yagenze iti. Iki gikorwa cyo cyasaga n'ubwiyahuzi icyatanze uwuhe musaruro? Byose ni muri iki kiganiro. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Ingona GUSTAVE yakundaga gutembera mu kiyaga cya Tanganyika ndetse ikagenda ikagera no mu bice bimwe na bimwe by'uruzi rwa Rusizi mu gihugu cy'u Burundi. Ibinyacumi byinshi byagiye bitambuka by'imyaka iyi ngona yari yarabaye ikimenya bose, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, bitewe n'uko yari yaragiye itangazwa nk'ingona yagiye ihitana ubuzima bwa benshi. Iyi ngona GUSTAVE ikaba yarafatwaga nka kimwe mu bikururanda binini ku isi, ndetse nk'ingona nini mu zindi ngona ngenzi zayo zabarizwaga mu ruzi rwa Nili ndetse no mu bindi biyaga bigaragara muri Afurika y'Uburasirazuba. Iyi ngona bikaba byaragiye bitangazwa ko haba mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no mu ruzi rwa Rusizi, by'umwihariko mu gace kaho uruzi rwa Rusizi rwisukira mu kiyaga cya Tanganyika, ko yahabaye guhera mu myaka w'1980. Mu mwaka w'1978 nibwo umushakashatsi Patrice Faye w'umufaransa ndetse akaba n'ushinzwe kubungabunga inyamaswa yageraga mu gihugu cy'u Burundi. Yarahabaye ahamara igihe kirekire kigeze ku myaka 20, gusa muri iki gihe yari yaratangiye kugenda yumva inkuru zinyuranye zavugwaga kuri iyi ngona GUSTAVE. Bigeze mu 1998 Patrice Faye yaje kwerekeza muri Minisiteri y'u Burundi yari ishinzwe ibidukikije, ajya kwaka uburenganzira bwo kuzahiga iyi ngona GUSTAVE ndetse akayifata ari nzima. Minisitiri w'u Burundi wari ufite ibyo bikorwa mu nshingano muri icyo gihe yaje kwemera ubu busabe, gusa bamubwira ko agomba kubikora mu buryo budatinze, igihe cy'ihinduka ry'ingoma y'ubuyobozi kikazagera yaramaze kubisoza, kubera akavuyo kari mu gihugu cy'u Burundi ka guerre civile cyangwa se intambara yisubiranamo hagati y'abaturage. Nk'uko nabigarutseho yari ishingiye ku
urupfu rw'uwari perezida w'u Burundi wanafatwaga nka perezida wa mbere w'iki gihugu wari wagiyeho binyuze mu nzira ya demokarasi atowe n'abaturage Melchior Ndadaye. Patrice Faye yitegereje ingona yari agiye guhiga ayisanisha n'igihe bari bamuhaye, asanga ibi bikorwa adashobora kubyifasha wenyine, maze afata umwanzuro wo gutumaho izindi nzobere ngo zize kumufasha muri operasiyo. Yari ingona iteye ubwoba kuyibona kuko no ku ruhu rwayo hari huzuyeho inkovu n'imyobo, aho yagiye iraswa amasasu iterwa n'amacumu, ariko ibi byose ikabirokoka ikaba yari ikiri nzima. Aba bantu Patrice Faye yatumyeho barimo umugabo witwa Mark Ganswana ndetse n'umugore witwa Alison J. Leslie wari uturutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu nawe akaba yari umushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima bw'ingona. Iyi ngona GUSTAVE byatangajwe ko yari ifite uburebure bubarirwa hagati ya metero 5 n'igice ndetse no hejuru y'esheshatu, kandi ikaba yarapimaga ibiro bisaga 900. Ni ingona byavugwaga ko kuva igihe yatangiye kugaragara mu myaka y'1980 yari imaze kwica abantu basaga 300. Muri iki gihe aba bagenzi ba Patrice Faye bari baje kumufasha, bahageze basanga igisa n'ikusanyamakuru we yarakirangije, ahubwo bahagera bahurirana n'uko yatangiye ibikorwa byo kubaka umutego. Uyu wari umutego wubatse mu buryo bwa cage cyangwa se akazu, ariko bitewe n'ubunini bw'iyi ngona icyubakwaga kuri iyi nshuro ntabwo kari akazu ushaka wakita ikizu. Yari cage ikozwe mu byuma, yagombaga kuzategwa ku nkombe z'uruzi rwa Rusizi, hanyuma GUSTAVE ikaza ikinjiramo bakayifungirana bakayitwara ari nzima. Uyu mutego warubatswe wubakirwa muri ka gace gato k'ubucuruzi ko mu gihugu cy'u Burundi kazwi nka Gatumba. Kuva aho uyu mutego wakorerwaga werekeza aho bagombaga kuwutega, aho uruzi rwa Rusizi rwisukira mu kiyaga cya Tanganyika, harimo urugendo rwa mayiro 4, ni ukuvuga hafi kilometero 7. Iki gihe nta modoka yari ihari yo kwikorera uyu mutego, ahubwo byabaye ngombwa ko uyu mutego wikorerwa n'abantu benshi. Uru rugendo barukoze n'amaguru, umutego bawuhetse ku rutugu. Yari inkuru ishyushye, byari bicika by'umwihariko muri aka gace kuko kari kamenya amakuru mu buryo bwuzuye uburyo ishyirwa mu bikorwa ryo gufata ingona ririho ritegurwa. Ku munsi wo gutega uyu mutego, quartier yose yagiye iwushagaye, bamwe bavuza induru abandi bishima bati tugiye gukira icyago. Uru rugendo rwose twabonye barukoze n'amaguru, maze berekeza aho uruzi rwa Rusizi rwisukira mu kiyaga cya Tanganyika, ni ukuvuga aho bihurira. Iki gihe ibi bikorwa byo gutega uyu mutego cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ryo gufata iyi ngona hari hamaze kuba mu mwaka w'2004. Umutego barawujyanye bawugeza aho bagombaga kuwutega, icyari gukurikiraho nta kindi, bagombaga gufata amaraso y'inka bakayamena mu mutego ndetse bakamanikamo n'igihanga cy'inka. Ibi byose bakabikora kubera ko ubusanzwe mu miterere y'ingona ni zimwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo guhumurirwa budasanzwe cyangwa se buri ku rwego rwo hejuru. Ibi niko byakozwe, umutego barawutega, gusa bawutega basiganwa n'amasaha y'umugoroba kuko ariyo masaha ingona zikunda guhigiramo. Ingona ni inyamaswa ikunda guhiga hagati y'amasaha ya 12 z'umugoroba kugera 4 z'ijoro. Iki gihe bagitega umutego ntibagombaga kuwuguma hafi, ahubwo bagombaga gusigamo kamera ibereka amakuru y'ibiriho bijya mbere mu mutego, ariko bakaba bazibukiriye bari kure. GUSTAVE ntibyayibujije kwitabira uyu mutego wabo, yarahaje umutego irawuzenguruka irawitegereza cyane, gusa nayo nk'inyamakenga ntiyigeze igerageza kwinjiramo. Iki gihe abari bateze umutego baketse ko bibeshye, batangira kwiga uburyo bw'ibindi bintu bashobora guhindura. Batekereza ko kuba bashyizemo igihanga cy'inka bitariho biba ibihagije kugira ngo bibashe gukurura ingona, nuko biga inama yo gushyiramo inkoko nzima bayihambiriramo irara ijoro ryose itaka ikubita amababa, aha bizeye ko ingona nihumurirwa amaraso ndetse kumva n'urwo rusaku rw'inkoko biri buze kurushaho kuyikwega. Kuri iyi nshuro nabwo yaragarutse, kamera ikerekana ibyiso binini by'ingona bimurika ibishashi muri kamera mu rumuri rwayo rwa nijoro, ikahazenguruka ariko igakata ikagenda ntiyinjire. Byarenze ibya siyanse, bagirwa inama yo kujya kwifashisha umuvuzi gakondo muri Gatumba. Uyu musaza bamugezeho ababwira ko iyi ngona bigoye ko bazayifata kuko ngo iyi ngona iriho imitongero yatongerewe kandi ikaba itayemerera gufatwa no kujya muri uyu mutego bariho bayitega. Iki gihe bamubajije icyakorwa, ababwira ko ari we gisubizo cyonyine bagomba kumwifashisha akajya kubanza kuyikuraho iyo mitongero, hanyuma ingona igafatwa mu buryo bworoshye. Gusa ibi byari nk'inzozi kuko uyu mugabo baramujyanye nawe akora ibyo yagombaga gukora bya gakondo. Iyi ngona arayihamagara ati 11 z'umugoroba ugomba gufatwa, GUSTAVE ugomba gufatwa. Ba nyiri umutego kugira ngo bongere icyizere cyo gufata iyi ngona batekereje no kongeramo ibindi bintu byareshya ingona kugira ngo yinjire mu mutego. Nuko nyuma yo gushyiramo igihanga cy'inka no gushyiramo inkoko, baje no gutekereza gushyiramo ihene nzima ikararamo ihebeba ijoro ryose. Inkoko nayo ikubita amababa harimo n'igihanga cy'inka bamennyemo na ya maraso. Gusa ibi nabyo ntacyo byaje gutanga kuko iryo joro icyagaragaye nuko iyi ngona ishobora kuba yarinjiye muri uyu mutego, ariko bukeye mu gitondo bagiye kureba basanga umutego yawucubije ndetse nayo ntayiri hafi aho. Iyi yari
cage ubusanzwe yitwa kazu, ariko iki ushaka wakita ikizu kuko hari umutego munini upima hejuru ya toni y'uburemere. Aba bashakashatsi byarabacanze by'umwihariko bitewe n'uko igihe bari bahawe bagomba kuba basorejemo iyo operasiyo yabo yo guhiga no gufata iyi ngona cyari gisigaje iminsi mike ibarirwa ku ntoki. Si uyu mutego wari wacubiye gusa kuko nibyo bari batezemo birimo bya bihanga by'inka, ihene n'inkoko nabyo ntabyo basanzemo. Iki gihe bagiye mu rujijo bibaza niba iyi ngona Gustave yinjiye muri uyu mutego ikaza no kuwisohoramo, ndetse banibaza aho ishobora kuba yerekeje niba yagiye. Muri iki gihe nta mwanya munini bari bafite wo gutekereza, ndetse nta n'igikurikiyeho bagombaga gutekereza kuko n'iminsi bari bafite yo kuba barangije operasiyo yabo yari irangiye. Ingona Gustave bayireka batyo gusa. Nyuma yaha bakomeje kugenda bakurikiranira amakuru hafi bifashishije abaturage baturiye ibi bice, baza kugenda bababwira ko rimwe na rimwe banyuzagamo iyi ngona bakayibona. Gusa ku rundi ruhande abashakashatsi bo bakavuga ko ishobora no kuba atari Gustave ahubwo ari izindi ngona zagiye zikura nazo zikagera ku kigero nk'icyayo, abaturage bazibona bakazitiranya na Gustave. Kuva muri uyu mwaka wa 2004 Gustave icika uyu mutego kugeza n'uyu munsi nta makuru mpamo y'uko iyi ngona yaba yarapfuye cyangwa se ikiri nzima. Ibivugwa byose ni ibintu biri aho ariko bidafite gihamya. Abarundi nabo bumvaga ko bagiye gukizwa idayimoni rya Tanganyika nk'uko bitaga iyi ngona Gustave, baguye mu kantu basa n'abatengushywe ku buryo bukomeye cyane. Iyi ngona n'ubu uramutse ugiye mu gihugu cy'u Burundi muri bimwe mu bice yagiye yicamo abantu ukavuga izina ryayo Gustave, hari benshi ushobora gukura umutima. Ni ingona yishe abaturage mu bice bya Kibitoke, aha ni mu gihugu cy'u Burundi, mu bice bya Gatumba, tutibagiwe n'abandi yagiye yica ibasanze ku nkombe bari mu bikorwa by'ubuhinzi, nabo yasangaga mu mazi bari mu bikorwa by'uburobyi. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba ufite kandi igitekerezo wifuza kutugezaho ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.